Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko hari ibyaha bikekwa kuri Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete ku buryo arimo gukorwaho iperereza nubwo ibyo byaha bitatangajwe. Umuvugizi wa RIB Dominique Bahorera yabwiye itangazamakuru ko amakuru y'ikurikiranwa rya Minisitiri Gatete ari ukuri, akurikiranwa adafunze ari mu mirimo yisanzwe. Yagize ati nibyo Minisitiri Gatete hari ibintu arimo gukurikiranwaho, ntabwo ari ibihuha, ariko uyu munsi turacyari mu iperereza ry'ibanze, ntabwo turagira amakuru ahagije yatuma hatangazwa muri rusange ibyo yaba akurikiranyweho. Amakuru agera kuri kimwe mu bitangazamakuru cyandika amakuru kuri murandasi hano mu Rwanda yemeza ko Minisitiri Gatete akekwaho ibyaha birimo guhombya leta bishingiye ku nzu iherereye ku Kacyiru yaguzwe na leta ku giciro gihanitse bikayihombya amafaranga asaga miliyari 2. Ikibazo cy'isoko ryahawe ikigo cyo muri Kenya cyitwa Out of the Box mu buryo bwanyuranyije n'amabwiriza agenga itangwa ry'amasoko no gukoresha imari ya leta muri gahunda ze bwite. Mu isoko ryahombeje leta miliyari 2 hari abatawe muri yombi barimo Karebu Rwamuganza wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Ecofin Gatete yahoze ayobora, na Christian Rwakunda wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra ariyo Gatete yaje kwimurirwamo kugeza ubu. Aba bombi bakaba bagejejwe imbere y'urukiko rwemeza ko bakurikiranwa bafunzwe mu iburana ku ifungwa n'ifungurwa. Bavuze ko ibyo bakoze babaga babisabwe na Minisitiri Gatete. Bavuze ko Minisitiri Gatete ariwe wagiye ategeka abo bayobozi ko hatumizwa inama zihuse zo kuganira n'umushoramari ufite inzu kugira ngo bumvikane igiciro kandi bikorwe mu gihe gito. Nka Eric Serubibi wahoze ayoboye ikigo gishinzwe imyubakire nawe kuri ubu ufunzwe, yabwiye urukiko ko Gatete yamubwiraga ko ari kugenda gake muri iyo dosiye, ngo yamubwiye ko nibatabikora vuba ingengo y'imari ishobora kutaboneka kandi iyo nzu yihutirwa ngo yimukiremo ikigo cya leta. Abarego babwiye urukiko ko batakabaye bafunzwe bonyine mu gihe bategekaga ibyo bakora we ntacyo ubutabera bumubaza. Serubibi n'umwunganira mu mategeko bagaragarije urukiko ubutumwa bwa WhatsApp Gatete yamwandikiye amushimira kuri raporo y'iyo dosiye yari amaze kumuha, agira ati urakoze ariko dukeneye ko buri kimwe cyose kiba cyarangiye mu gihe cyagenwe. Serubibi n'abamwunganira bavuze ko ibyo byerekana ko ibyo yakoze byose yabaga yabitumwe n'abamukuriye kandi yabahaga raporo. Mu nama ya komite nyobozi yaguye y'umuryango FPR Inkotanyi yateranye kuwa gatanu ushize ikayoborwa na Perezida Paul Kagame ari nawe muyobozi mukuru w'umuryango, abakoresha nabo umutungo wa leta bagarutsweho cyane ndetse baranihanangirizwa. Inama yarangiye abakekwaho ibyaha basabwe kwitaba RIB umunsi wakurikiyeho, abandi bagahita bafungwa ku kanya cyangwa se ku wa mbere.